tuzirikana nk'uko mubivuze muri iyi minsi 100 tuba tuzirikana aba jenoside yakorewe abatutsi nk'uko yahagaritswe nyuma y'iminsi 100 ariko by'umwihariko ko uyu ni umwanya mwiza wo kuzirikana abanyapolitiki bari baritandukanije na leta y'inkoramaraso ya MRND. Murabizi ko muri 91 aribwo habonetse uburyo bwo kuvuga ngo duhindure politike twemera imitwe myinshi muri uru Rwanda nk'uko mubizi imitwe ya politike myinshi amashyaka menshi nk'uko hayoboraga ishyaka rimwe rya MRND. Nyuma yaho rero hari ab'intwari bamaze kubirwanirira nyuma y'igitutu cya RPF nayo urebye yari yarabigize mu ruhande nubwo habaye iriya nama ya Rabol agasa nkaho hariho babyemeza Habyarimana. Imitwe ya politike rero yayemeye mu magambo ariko ntabwo yayemeye mu bikorwa. Niyo mpamvu bagumije kugenda azana amacakubiri, utagiye mu kwaha kwe akumva ko agomba kumwica. Abanyapolitike ntabone ko ruguhuza ibitekerezo bitandukanye byubaka igihugu ahubwo akababonamo abanzi. Mu mitwe ya politike yavutse icyo gihe na PL mwarimo na PL twari turimo turatangira dushingiye kuri za ntego zacu nyine kwishyira ukwizana kwa muntu, kuko kwishyira ukwizana niko kwari kwarabuze mu gihugu. Tukavuga tukwishyira ukwizana iyo kubayeho ubutabera kuri bose bukabaho, twumva ko ari byo byateza imbere byateza imbere igihugu. Ayo mahame rero niyo twagenderagaho, n'andi mashyaka nayo agenda agira intego zayo, ariko twese tuvuga ngo twubakwe u Rwanda rushya, u Rwanda rushyize hamwe, kumva ko turwanya amacakubiri. Abangaba bose rero abaguye ahangaha twibuka tunazirikana ni abantu banze amacakubiri muri iki gihugu, ni abantu batibonaga mu ngofero y'amoko, ahubwo bavugaga bati umuntu ibitekerezo bye, impano ze nazigaragaze mu bitekerezo bitandukanye, bubake u Rwanda rushya, u Rwanda twifuzaga. Ariko icyo abato bashobora wenda kwibaza no kwibaza bati mu by'ukuri aba banyapolitike bibukwa uyu munsi nabo barabibonaga koko ko kwitandukanya n'umugambi wa jenoside byashoboraga kubaviramo urupfu. Ni ibintu babonaga ariko bagira ubwo butwari bwo gukomeza uwo murongo kwitandukanya n'ikibi. Kwitandukanya n'ikibi byo byari bibarimo, ariko kubera umugambi wenda wo gupfa kuvuga ngo no kuba twavuga ngo umunyapolitike turwanira ukuri, habaga imyigaragambyo myinshi, hakaba iki, hakaba nabo batangira kurasa bica umwe, ariko ntabwo icyo gihe byaciye abantu, ntabwo icyo gihe byaciye abanyapolitike intege ngo bagire intege nke, ahubwo babonaga ko twarabikekaga, kuko nanjye nari mbarimo dutangira ishyaka ryo kwishyira ukwizana kwa muntu. Banze imyaka nari mfite icyo gihe ingana n'iyi ngiyi imyaka 28. Ni ukuvuga ngo waravuga guti aho kugira ngo myendengane mbe mu gihugu gipfobye umuntu icyaba cyambaho. Urwo rupfu wenda rwo kuvuga ngo bapfiriye rimwe bose, jenoside nta uruzi imipango yabo nibo bari bayizi, ariko hari amagambo yagendaga avugwa nk'abagosora bakavuga bati tugiye gutegura ubwicanyi, aba bantu tutavuga rumwe bakanabibakangisha, bakavuga ati nimunyoboke nimwanga muzapfa. Barabibonaga ariko si ukuvuga ngo wenda byari kuza ari amaraso y'ikirenga nk'aya ngaya yabaye. Babyibonagamo bavuga bati turwanira ukuri, hakazamo no kugura abantu. Aba nabari baranze kugurwa kuko nyuma abo twatangiranye bose bagezeho barabagura, bava muri za nyungu rusange bajya ku nyungu zabo ku giti cyabo. Nibwo haje mashyaka, nibwo hajemo na za power. Nko muri MDR ugira ngo bari batwaye n'ikaramira, iwacu badutwara mugenzi, babahaye isoko ryo gukora amatiyo y'amazi, undi nayo bamuha kurangura kuri mugenzi ngo acuruze, bayahe
bayahe electrogas. Ubu babona abanyepolitike barebye inda zabo batangiriye mu murongo wo kurwanya tubyumva leta yateguye ikanashyira mu bikorwa jenoside ariko baje guhinduka. Ibyo rero nicyo tuba tubwira urubyiruko tuti nyamuneka ukuri n'ukuri nimurwanire ukuri mweme turwanire ubumwe n'ubwiyunge buri muntu wese agaragaza impano ze mu bushobozi bwe nicyo cyiza cya leta y'ubumwe no kuvuga ngo ubu ngubu noneho buri muntu wese amoko nta naho wayabonera ariko mbere twayereberaga mu irangamuntu no mu modoka ugenda bakamenya perefegitura ukomokamo urumva rero ayo macakubiri niko tubwira abana u Rwanda tuvuga rw'ejo icyo bagomba gushyikira ni ubumwe bw'abanyarwanda kuko ababikoze ibyo byose n'uri nta nyungu babigizemo bamwe baromongana abandi bari mu nkiko abandi barahindura amazina ku buryo rero ubu Rwanda aho rugeze ni ukuvuga ngo ni u Rwanda rw'abanyarwanda bashyize hamwe buri muntu wese agaragaza ibitekerezo bye muri politiki akina ariko tureba inyungu rusange atari izo politiki zireba inda y'umuntu ku giti cye kuko iyo utarebye inyungu rusange uratakara ngira ngo urabizi hari abikuramo ukabona aragiye kubera ubusambo yagize cyangwa kubera wenda izo ngengabitekerezo mbi ni ukuvuga ngo ikibi ntaho cyatugejeje ari uwagikoze ntaho cyamugejeje uretse kwica ubundi amaboko y'igihugu n'abana bacyo kuvuga ngo abantu bari miliyoni enye ngo ni benshi baruzuye igihugu ni bwabo bwingire bwo muri politiki ni ukuvuga ngo umurimo wari uguhinga ngo ibindi ni amahirwe urumva ubu rero ikiriho ni kimwe ubuto si igihugu ahubwo ubuto ni mu mutwe turakangurira urubyiruko ngo rwige neza rukore rurebe kure tugira amahirwe ko dufite umuyobozi nyine ureba kure ubu rero no kuvuga ngo twese tugendere muri iyo ntego ariko urwo rubyiruko urumva ku myaka 28 ni wari uri mu ishyaka uri mu batangiranye n'ishyaka PR uyu munsi ukaba ugihari ariko hakaba hari baje kuva ku murongo mwatangiranye urubyiruko rukwiye gukuramo irihe somo ko no kugeza n'uyu munsi abitwaza cyangwa se abavuga ko bakora politike bakaba bagikomeje wa murongo w'amacakubiri bagihari cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga turababona urumva ibintu byose no kwigisha bumvise ubungubu hariho porogaramu nziza ari mu mashuri yo kuvuga amateka y'igihugu nibamenye amateka y'igihugu ko byagenze kandi tuyavugisha ukuri nibarangiza bumve ko umubyeyi si umuntu umubyeyi ni igihugu bumve igihugu cyabo ko ari cyo bagomba gukorera bagomba guharanira bihe umurongo wo kuvuga ngo ngikorere iki cyagiteza imbere kuko ibyagaragaraga ngo ubuto bw'igihugu nibyo rero ntagiye kukubwira ubuto ni mu mutwe ntabwo ari igihugu kuko umurimo si ntabwo ari ubuso ubuto ni mu mutwe ni ukuvuga ngo iyo ukoze neza turimo turinjira mu miryango migari ya East Africa twinjiye muri African Union ahubwo jya aho ngaho uhahe uze wubake aho ukomoka niko gihanga yaturaze tugarukiye ku muco w'igihugu twumve ko u Rwanda nta urufiteho inyungu kurusha undi nta n'uruhejwemo nicyo twigisha ahubwo abana bavuge ngo icyateza imbere igihugu cyanjye iyo witeje imbere ubuteje imbere igihugu ariko utangiye kureba inda yawe n'ubundi urahirima iyo uvuye mu nyungu rusange ntabwo ari umuco w'abanyarwanda nibareba inyungu rusange abo ngabo nabo nuko bitwara igihe kinini turinjira mu iterambere tukajya no gushaka kwigisha abo bantu b'imitwe itumva bariya rero baruzwe imyaka 30 igihe bati dushyireho ishyaka nka Paremehutu ariko twigishwa naki n'ababirigi ibyo bari barasize wabo nibyo bari baratuzaniye bamwe baranavugira no muri icyo gihugu nabo nibabanze barebe icyo gihugu ko kibayeho bamenye ayo mateka ko igihe cy'ubukoroni abo ngabo aribo bayatuzaniye ahubwo tuvuge ngo nimuze twubake u Rwanda rw'abanyarwanda bashyize hamwe nta urusha undi ngufu kumva ko yaguheza u Rwanda rwa leta y'ubumwe iravuga iti buri munyarwanda wese niyige nakore yisanzure akorere mu gihugu yakorera hanze ariko yumve ko agiye aho ngo hari uguhaha yibuka ko agomba kugaruka mu gihugu cye ngira ngo nicyo nshaka gusorezaho nkomoza ku kibazo narimaze kukubaza cy'uru rubyiruko rwanze politike kubera abanyapolitike babi
bari mu mateka yacu n'abanyapolitike babona ku mbuga nkoranyambaga bagikwirakwiza ibyo bitekerezo by'urwango n'ingengabitekerezo ya jenoside. Biriya nizangera jenoside ikorwamo iyo wayiteguye ukayikora uba ushaka no kuzimanganya ibimenyetso. Bariya abana rero ariko hari na bamwe batangiye kujya bamenya ukuri, buriya ni ukuzimanganya ibimenyetso, buriya ni ipfunwe, bakigisha abana babo ibintu bitari byo. Ubikiriho n'iki ni ugukomeza tukigisha, nicyo za ambasade ziba zimaze. Bariya abana tubagarura kuko bafite ababaroga nabo baruzwe n'abakoroni, ku buryo nizera ko bizagenda bishira. Hari abana bazakakubwira ati ariko ibingibi si byo data yambwiraga. Abana basigaye batoroka iwabo bamaze gukura, yego hari ibyo base bababwira, hari ibyo basekuru bababwira, ariko baniza nabo bagashishoza bagasoma. Bare rero nabagihejwe n'ayo mateka, bacyumva ababyeyi cyane. Yakumva wenda nk'umubyeyi wafunzwe ayaje mu Rwanda akabona izi nzibutso, aravuga ati ariko banze ibyo data ambwira atari byo, agatangira ubwo gutanga umusanzu kurusha wenda n'abari bari mu gihugu wenda batabihaye agaciro cyane. Buriya rero ni inzira, niyo mpamvu hagiyeho na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda, naho igomba kugira gahunda ndende kwereka umunyarwanda ko ubumwe ari bwo buzatubeshaho. Ibi twanyuzemo abazungu babivuyemo kera mu ntambara zabo zo muri za 44 za 16. Nibarekero twegumya gushukwa, amateka arahari amazima, n'ibyo bihugu byateye imbere bifite aho byanyuze, ariko twebwe aho tugeze iyi ni faze ya nyuma yo kuzimya amateka ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ibyo byari biriho, ahubwo none ikiriho ni kimwe, tugumye tubegere. Bariya abana bafite ababaroga, bafite ababinjizamo izo ngengabitekerezo, ariko rero tubegere, twumve ko igihugu ntawe ugihejwemo. Ibyarangaga amoko mu marangamuntu, ibyarangaga amoko mu mashuri, ibyarangaga iki, ahubwo amateka yacu tuyandike neza tunayigisha. Ariko duhereye hano ku rwibutso rwa Rebera aho duhagaze, twibuka abanyapolitike. Hari abanyepolitike twavuga ngo batari mu bwoko bwahigwaga bw'abatutsi, uko tuvuga jenoside yakorewe abatutsi, bitandukanyije n'ikibi koko bakabizira, batari mu bwoko bwahigwaga bw'abatutsi. Barimo abo ni babandi bari banze ingoma y'igitutu, kuko ngira ngo mu banyapolitike twibuka uyu munsi ntabwo ayo moko bari baradushyizemo, ntabwo ari bo gusa. Abo ngabo nabiyemeje gutandukana n'ikibi. Aba rero ni urugero, kandi nabo barashibuka, abana babo barigisha ibyiza. Abo rero iyo dushyize hamwe, iyo tuvuze ngo tuganiriye mu mitwe ya politiki, forumu y'amashyaka y'imitwe ya politiki, ni ukuvuga ngo zana igitekerezo cyawe nanjye nzana icyawe. Uriya mwana ho kugira ngo asakurize hariya, ahubwo naze mu gihugu, aze muri forumu y'imitwe ya politiki, atanga ibitekerezo bye, haba impaka. Iyo habaye impaka tugera tukavuga ngo ariko umurongo dufashe n'uyu, ziriya mpaka rero nibaze bazigire, be kujya bumva ibyo babwirwa, icyabakuye mu gihugu. Bare ntacyo dupfa nabo, nibaze mu gihugu bagisure, barebe ko imitwe ya politiki ikora, ko ikidushyize imbere ari ibitekerezo bitandukanye, ahubwo ariko byuzuzanya, biyungururwa, tugatanga umurongo umwe wa politiki wo kubaka u Rwanda. Nabo rwose tutangira iriya forumu y'imitwe ya politiki yemewe mu gihugu, niko abantu bose ntago babyumvaga, ariko hari nk'abari baragenze biguru ntege, ubu baraje, n'abandi rero nibaza. Uko tureba n'ubu twubaka igihugu cya Gihanga, u Rwanda rwa Gasabo Gihanga yaturaze. Icyo yaturaze ni ukuvuga ngo dukunde igihugu, tukomere ku muco wacu, ahasigaye dukore tujya imbere. Honorable Munyangeyo, turabashimiye, murakoze cyane. Nkuko rero twakomeje